ni amakuru atari meza ku bakunzi ba Argentine cyangwa se ku bakunzi ba Lionel Messi cyangwa se abakunzi bino equipe n'ubundi ya Argentine bayishyigikiye muri iki gikombe cy'isi. Ni amakuru mabi ari kugenda asa nkaho afata indi shusho n'indi ntera mu buryo tutakekaga. Iyi ni equipe ku bakunzi bayikomeje gutanga ibyishimo mu gikombe cy'isi, ariko ku mukino wabaye ku munsi w'ejo wahuje no equipe ya Argentine ubwo bakinaga n'ikipe ya Misiri cyangwa se Egypt. Ubwo bakinaga n'iyi equipe ya Misiri byaje guteza impagarara, dukeka ko ari ibintu biri buze kurangira, kuko Argentine yaje gutsinda ikipe ya Misiri, birangira ikipe ya Misiri isabye ko Argentine igomba gukorwaho iperereza ko bayibiye, ndetse ko FIFA ifitanye imikoranire no mu rwego rwo kugira ngo bagumishe Argentine muri iki gikombe cy'isi, ndetse ngo na Messi atava mu gikombe cy'isi, ngo habayemo uburiganya n'imikoranire hagati y'ikipe ya Argentine ndetse ngo na FIFA hari ukuntu ngo bibirana. Ibyo twatekerezaga ko ari amagambo gusa, ari ibintu biri mu kirere gusa muri kano kanya ikirego kindi gitandukanye n'ibyo ngibyo, ariko n'ubundi kigomba kugenda ku ikipe ya Argentine ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Argentine, FBI muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kubakoraho iperereza. Aho bari icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana ko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited, nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, sanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero, oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima hafi ya Safaru mu nyubako Davis ikoreramo muri etage ya mbere. Wanadusura kuri website yacu ya wa@mes.ra. kubashinja uburiganya bw'amafaranga, ibijyanye no kubunza amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse n'ibijyanye ngo na fraud cyangwa se n'ubutekamutwe, cyangwa se mbega ubwo no gukoresha amafaranga mu buryo butemewe bitewe n'aho bayohereza n'aho bagenda bayakura. Ibyo byose n'ibyaha bijyanye n'amafaranga akoreshwa mu buryo bw'uburiganya no kunyereza imitungo biri gushinjwa ikipe cyangwa se federasiyo y'umupira w'amaguru muri Argentine. Byagenze gute rero? Ibi byose uyu mwuka ujya gutangira kuvuga kuri equipe ya Argentine byatangiye ahanini ku munsi w'ejo. Byatangiye ku munsi w'ejo nibwo byasakuje cyane, ubwo Argentine yari imaze gutsinda ikipe ya Misiri. Ibi tugiye kubyinjiramo turebe ibyo byose, twongere tunagaruke. Niyo mpamvu manyira ngo ikiganiro kirebe kirangize, turaza no kongera gusa nk'abegera inyuma tunarebe ku kibazo cya Mbappe na wa musenateri Celeste. Wa musenateri nababwiraga ku munsi w'ejo washinje cyangwa se watatse Mbappe amugaragaza amukorera ivangura rishingiye ku ruhu. Uriya musenateri kuri inshuro noneho uyu munsi yongeye kugaruka yarakaye cyane, aho yagiye no mu nteko noneho y'igihugu cye cya Paraguay, arongera avuga andi magambo akomeye cyane, agaragaza ko ngo kuba wavuga amagambo ku mwirabura nk'ari yari ibintu yakuze nyine babwira abirabura ari ibintu bisanzwe rwose, ngo sosiyete yakuriyemo ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ngo nta kintu bimubwiye, ngo ni nko guhamagara ngo babandi baryama n'abahuje iki n'iki, ngo nabo kubibitira mu ruhame ngo sosiyete yakuriyemo ngira byemera. Rero ngo n'umwirabura kuba wamutuka ukamwita ko ari umwirabura iki n'iki ukamushyira hasi ngo ni ibintu bisanzwe. Mbega yagaragaje ko ngo nta kintu cy'igitangaza kirimo, ahubwo aboneraho guha gasopo uyu Mbappe, agaragaza ko ngo bashobora kumukora ngo nk'ibyo igihugu cya Paraguay ngo bakoze Ronaldinho. Ngira ngo murabyibuka ko Ronaldinho bamufungiye muri Paraguay. Ibi byose nibyo tugiye kwinjiramo, ariko by'umwihariko reka tubanze duhere kuri iyi equipe ya Argentine, duhere kuri Messi. Bikomeje kuvugwa ko ngo ari kwibirwa, ngo hari ukuntu ngo bari gukorana na FIFA abarubitire ngo bakibira ikipe ya Argentine kugira ngo ikipe ya Argentine ngo itaza kuva muri kino gikombe cy'isi, cyangwa se Messi ngagobe muri iki gikombe cy'isi. Ese ibyo bintu biri gushingira kuki? Reka tubyinjire mu gutya tumenye aho byatangiriye imvo n'imvano. Nongera nkwibutsa ko mu gihe ugiye gukora ipari ni ukujya kuri Winner, niho honyine ngira ngo mumaze kumenya ko Winner n'uyu munsi kiyoboye cyane cyane ku bantu bakora ipari ku baribwe nkanjye. Argentine ni ikipe yanyuranye umucyo rwose mu kibuga, ndetse kuva yakwinjira muri kino gikombe cy'isi cya 2026, ariko urwego cyangwa se icyiciro Argentine yamaze kugeramo muri kano kanya biri guteza noneho imijinya myinshi. Argentine yatumye abantu benshi basigara bafite umujinya, uburakari bukabije. Byabaye mu ijoro ryakeye ubwo ikipe ya Misiri
yari ifite indoto zo kwegukana igikombe cy'isi kimwe n'andi ma ekipe yose, ariko izo ndoto za Misiri zaje kurangira mu mukino warayo bahuje na Argentine, aho Misiri yatsinze ibitego 2, Argentine itsinda ibitego 3. Iyi ekipe ya Misiri yita ngo ni ba Farao, cyangwa se biyita ngo ni ba Farao, ni kire ekipe y'igihugu yabo yitwa nkuko twe tugira Amavubi. Iyi ne ekipe yatangiye itungura Argentine, Misiri itsinda ibitego 2 kugeza ku minota 80 aribo bakiyoboye. Ku minota 80 bakiyoboye bafite ibitego byabo 2, umuntu wese avuga ati match irarangiye, Argentine ivuyemo iratashye. Abantu benshi bavuga ati Salah agiye kubaka amateka atabaho n'ikipe ya Misiri mu buryo bukomeye cyane. Twaje gutungurwa no kubona nyuma y'umunota wa 80 twagiye kubona tubona ibintu bitangiye guhinduka, aho Messi na ekipe ye baje gukora comeback iteye ubwoba, barongera bisubiza ikuzo. Argentine yaje gukora uko ishoboye mu bugenge bwabo, mu buhanga bwabo, bishyura bya bitego 2 barenzaho n'ikindi cya gatatu, baratsinze kandi ubwo bari banarase penalty. Ariko mu gihe Argentine yari iri guseribura bavuga ati turatsinze ni twebwe dukomeje, Misiri ivuyemo, Misiri ntabwo yari iri mu gahinda gusa nk'andi ma ekipe. Oya, Misiri ahubwo none yari iri kwibaza iyi ntsinzi badutsinze gute, ubu buriganye bakoresheje n'ubuhe, arbitre yababereye, ese FIFA iri gukorana na Argentine kugira ngo bibe abantu Messi agume muri iki gikombe cy'isi. Ibyo nibyo byari biri mu mutwe w'abanyamisiri, nibyo byagaragaye mu kibuga, nabyo byagaragaye nyuma y'iyi match, aho abanyamisiri batigeze bumva ko batsinzwe ngo batahe barira wenda bafite agahinda bavuga ati tuvuyemo ntako tutagize, ahubwo bakomeje kwibaza ngo iri rushanwa, iki gikombe cy'isi kuki kirimo ubugambanyi. Mbega ngo nibo baragaragaza ngo ni igikombe cy'isi kimeze nkaho bateguye abo bazagiha. Amwe mu magambo yagiye atangazwa n'abayobozi b'ikipe ya Misiri yari imaze kuvamo, bagiye bagaragaza ko ngo FIFA iri gukora uko ishoboye ikabera Argentine mu rwego rwo kugira ngo Messi agume muri iri rushanwa, aho bari kuvuga ati Messi ni uruhinja rwa FIFA, Messi ni umwana rwose uri kwibera rya FIFA, niyo mpamvu uko byamera kose agomba kuguma muri iri rushanwa. Ayo namwe mu magambo yagiye agarukwaho. Umutoza w'ikipe ya Misiri we noneho yageze aho rwose ajya ku mugaragaro, yinjira mu kibuga, hanze y'ikibuga agaragaza ibintu bitabagenda, agaragaza ko arbitre ngari kwiba bikomeye cyane, cyangwa se umusifuzi ngari kwiba, ari kwibira Argentine. Byasaga nkaho ari intsinzi Misiri iri gukozaho imitwe y'intoki, ariyo mpamvu abakinnyi bakimara kuva mu kibuga bose bakomeje kuvuga ngo iri ni irushanwa ryateguwe, ibyo wakina byose muri irushanwa FIFA n'abasifuzi bafite ibintu bari gukora, hari gutambuka uwo bashaka. Ayo niyo magambo yagiye agarukwaho n'abakinnyi. Wari umukino mwiza cyane kubabonye umukino wa Cape Verde, hari uburyo buriya iriya ekipe yanejeje abantu, by'umwihariko umugaridiye n'iki, nibyo neza n'ijoro ryakeye byasaye nk'ibiba, aho Misiri no yari ifite umugaridiye bita ngo ni Mustafa Shabil, aho yakuze akazi gashoboka karenze, aho byari bimeze nkaho Misiri ifite igikuta, ba Messi n'abandi bose bihangange batashoboraga gupfa kurenga. Ngira ngo mwabonye penalty uyu Mustafa, uyu mugaridiye ukiri muto yabashije gukuramo, n'andi mashoti akomeye cyane n'ibitego byinshi yagiye akuramo. Igitego batsinze ku minota 67 The Pharaohs, byagaragaraga neza ko noneho n'isi yose twese twari twamaze kwizera ko Misiri ihanyuranye umucyo nta gusubira inyuma. Cyaje gukurikira nyuma y'umunota wa 80 ibintu byaje guhinduka, aho twagiye tubona ekipe ya Argentina bimeze nkaho wagira ngo abakinnyi bari barimo bose barabahinduye, bashyizemo abandi bashya, niko byasaga nk'ibigaragaye, gupanika bita bibura, igitutu bari bafite gisa nk'ikigabanutse burundu, bamera nkaho bahindutse ikipe nshyashya ije kurangiza akazi. Cristiano Romero nibwo twamubonye icyo yakoze, haza Lionel Messi, ubwo bamaraga kunganya, Enzo nawe yaje ahita ashyiramo icya gatatu, ibintu biba noneho bibaye bibi cyane kuri Misiri. Abantu bareba football muri rusange abenshi bemera ko rwose Argentine ngo yakoze ari ibintu yakoreye kuba y'intsinzi bayibonye no kuba bakomeje. Abareba football benshi muri rusange niko babibona, ariko nanone hari urundi ruhande runini cyane rw'amamiliyoni y'abantu bari inyuma y'umwihariko y'ikipe ya Misiri, bo bari kuvuga ngo biriya byose kari akagambane twakorewe. Ibi byagiye gutangira ubwo twabonaga umutoza mukuru, uyu ni umutoza wari uri gutoza Misiri, uyu mugabo bamwita ngo ni Sam Hassan. Umutoza bamutsinze, abona abana bari kumwataka bikomeye cyane. Uyu Hassan, uyu mutoza w'ikipe ya Misiri, akora cya kimenyetso ubona mwengira ngo mwagiye mubibona barebye n'umupira. Uyu mutoza ari uburyo yazamuyemo amaboko amera nk'ukoze umusaraba. Iyo rero umutoza nk'uyu nguyu azamuye amaboko mu kibuga akagaragaza ikimenyetso cy'umusaraba, aba ameze nk'uri kwereka isi yose, uri kwereka abakomiseri b'umukino n'abandi bose babashinzwe ku mukino ukomeza, ari kubereka ngo hari ivangura riri kubera mu kibuga, hari ivangura rikorewe abakinnyi mu kibuga, akenshi uwo mukino bakunze kuhita bawuhagarika. Uyu mugabo yatangiye kuzamura bino bimenyetso n'umutoza w'ikipe ya Misiri, uyu Hassan
agaragaza kira kimenyetso mwabonye akomeza kuzamura amaboko yayanyuranije ameze nk'ukoze ikimenyetso cya X cyangwa se cy'umusaraba, ameze nk'uri kuvuga ngo uyu mukino muhagarike kuko hari ivangura riri kuberamo. Ariko ngo yari amabura kindi nta vangura ryari riri kubera muri icyo kibuga, wegira ngo umukino bawuhagarike gusa kuko yabonaga ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Koze kino kimenyetso nyuma yuko hari ukuntu abakinnyi mu kibuga bari basaye, hari ukuntu abakinnyi basa nk'abatongana bagasa bakozanyijeho gatonya, ubona barakaye basakuza, mujya mubabona mu kibuga muri abo ngabo basakuzanya cyangwa se harimo n'akavuyo na Lionel Messi yari abarimo. Ako kavuyo kagisa nk'akabaye n'ibintu bisanzwe mu kibuga ko abo mukinnyi bashobora gusa nk'abatamukiniye neza, abandi bakaza bagasa nk'abatongana n'abandi, mukabajya hagati mukabakiza, umukino ugakomeza n'ibintu bisanzwe. Muri ako kantu kari gasaye nk'agaciyemo nibwo n'umutoza rero wa Misiri yahise atangira kuzamura amaboko agaragaza bya bimenyetso, ameze nk'uri kugaragaza ko ngo hari ivangura riri kuba. Uyu Hossam Hassan, uyu mutoza w'ikipe ya Misiri, abantu benshi bakomeje kwibaza ngo kira kimenyetso yakoze yari ari kurega karinde ukoze ivangura, ari indi urikorewe cyangwa yari ari kwigaragambya. Ibi byaje no gutuma uyu mutoza wari umeze nk'uri kurega avuga ngo mu kibuga hari ivangura riri kuberamo. Umutoza byamurakaje kuko iryo vangura ntaryo yarabonye mu kibuga, ntago ari umutoza nako umusifuzi arubitiri araza ahita ahereza n'ubundi karita bayiha no mutoza ahubwo wa Misiri wari uri hanze. Uyu mutoza wa Misiri amaze gutsindwa asohotse mu kibuga yaganiriye n'itangazamakuru aravuga ngo twakinnye neza mu kibuga kurusha ino equipe ya Argentine n'ubundi isanga mu gikombe kuko nibo ba champion, nibo nibo bafite n'ubundi kino gikombe cy'isi giheruka. Ati twakinnye neza kubarusha, atariko ibisubizo bivuye mu mukino cyangwa se kuba nyine dutsinzwe mu mukino ariko batangaje ngo ntago ari uko twatsinzwe, ahubwo hari ababyihisha inyuma, yaba ari abari bari indani mu kibuga n'abari bari hanze y'ikibuga. Iyo niyo magambo yakoresheje, mbega ni nko gushaka kugaragaza ko ngo abari bari mu kibuga nyine batumye Misiri itsindwa ni umusifuzi nyine niwe muntu wenyine wagira uruhare mu gutsindwa kwabo. Abari hanze n'ubundi ubwo ni FIFA n'abandi bayobozi bayo n'abandi bose bafata ibyemezo by'umukino ngo bari batumye Misiri itsindwa. Ayo ni amagambo akomeye cyane uyu mutoza Hossam Hassan, akaba umutoza w'ikipe ya Misiri yatangaje umukino kirangira. Ati twakinnye neza kurusha Argentine mwabibonye, atariko impamvu dutsinzwe byatewe n'abari bari indani mu kibuga nibo babikoze ndetse n'abari bari hanze y'ikibuga. Ubwo nyine uyisubumva FIFA n'umusifuzi. Akomeza ashyiraho amagambo avuga ngo ahari impamvu twatsinzwe cyangwa se twakuwe mu irushanwa nka Misiri nuko bifuzaga ko Messi aguma muri kino gikombe cy'isi. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umutoza wa Misiri. Ayo magambo bafite uburemere. Ati impamvu tuvuye mu gikombe cy'isi nuko FIFA yifuzaga ko Messi aguma muri kino gikombe cy'isi. Mbega ni nko kuvuga ngo FIFA iri kwibira Messi, FIFA iryamye ku ruhande rwa Messi ku buryo bari gushyira abasifuzi bakabaha wenda briefing babwira ati mukora uko mushoboye ikipe Messi ari mitsinde. Mbega byatangiye no gutuma isi yose abo ku mbuga nkoranyambaga bataka Messi bavuga ati uyu nguyu ni umwana wa FIFA, uyu ni umwana uri kwibere rya FIFA, uyu ni umwana FIFA rwose ikorera ibintu byose kugira ngo atware isi atsinde agira ate. Ntagarusha none babandi baba bari kuri rwa ruhande rundi bahora bagereranya na Messi, none nabo bakahita babyuririraho cyane. Babizi ko amarangamutima bari menshi cyane mu bantu bakurikira ibya football. Umukinnyi wagaragaje umukino mwiza cyane n'ubundi nawe bita ngo ni uyu mukinnyi mwita ngo ni Mustafa Mohamed Ziko. Uyu ni umukinnyi wigaragaje cyane muri uyu mukino wa Misiri ndetse n'umuhatari cyane muri equipe y'igihugu ya Misiri. Nyuma y'uko match irangiye nawe yakoze ikiganiro ari kurira, ngira ngo mwabibonye. Yakoze ikiganiro ari kurira atishimye, agaragaza agahinda, asoza avuga ati felicitation kuri Argentine, atariko kino gikombe cy'isi kimeze nk'icyabaye. Mbega abagiteguye bazi uwo bazagiha. Ni nkaho ariyo mvugo nziza nabona y'ikinyarwanda nkoresha nkurikije amagambo yavuze. Atabateguye kino gikombe cy'isi bazi uwo bazagiha, cyaraguzwe cyangwa se cyamaze gutangwa, uburiganya bwarakozwe, bazi ibyo barimo. Ntago kino gikombe cy'isi wakina cyane ngo gitsindire kuko cyamaze gutangwa. Ni nkaho ariyo mvugo yakoresheje mu marira menshi, ari nawe wongeye nawe kurenzaho amagambo agaragaza ko umusifuzi yabogamye cyane ndetse ikipe ya Misiri ngo bayibye bikomeye Argentine kugira ngo igume muri iki gikombe cy'isi. Uyu ni umukino wabayemo akavuyo kenshi cyane wakomeje guteza impagarara nyinshi muri kano kanya. Ariyo mpamvu nkubwira ngo amaperereza yatangiye gutangira gukorwa kugira ngo bamenye ngo ni ibiki byaraye bibaye muri uyu mukino byateje akavuyo kangana gutya. Uyu mukino nkwibutsa ubwo wari kuba wa Argentine ndetse n'ikipe ya Misiri, umugabo cyangwa se umusore uroka mu Rwanda witwa ngo ni Speed, uriya mu influencer bita Speed, nimba ari umu influencer nimba ari umu streamer, ubwo mufite uko mubita uyu Speed ariko muramuzi uheruka mu Rwanda. Speed uyu mukino yarawurimo
akenshi iyo yaje kureba Argentine iri gukina aba yaje gushinyagurira Messi kugira ngo kuko yanga Messi ibyo murabizi aba yaje gushinyagura, yaje ngo gukorerwa nawe ivangura rikomeye cyane ry'uruhu rwe, aho abafana b'ikipe Argentine bamuvanguye bakajya bakora amageste amugaragaza nka bwa bukima cyangwa se bwa bunyamaswa nyine bajya batwitirira abirabura bashaka gusa abazungu bashaka kutugaragaza nkaho twe tutari abantu turi bwa bunyamaswa. Ibyo babimukoze ariko ntago ababyitaye, ubona nyine we yabyoroheje yabasetse cyane kaba barusha n'amafaranga nyine yimereye neza, ubona nyine yabyoroheje, ariko n'ubundi biba bibabaje cyane kubona hari abantu bakigaragaza ivangura nk'iryo ngiryo mu ruhame. Iryo perereza riri gukorwa, FIFA yavuze ati perereza rigiye gukorwa tumenye n'ibiki byaraye bibaye muri iyi stade kuko habayemo akavuyo kenshi cyane, tumenye ati yari ivangura Misiri iri kuvuga risa nk'iryagaragaye mu kibuga tutigeze tubona, byatumye umutoza wa Misiri ahabwa ikarita kandi ari hanze y'ikibuga. Hari ivangura ryafashwe kuri video kuko speed y'abafata amakamera y'abari aho ngaho, hari ivangura ryamukorewe, iryo naryo barirebe banaryamaganye cyane. Karenzaho amagambo none batangiye gushinja FIFA n'iryo perereza ngo bivugwa ko ryatangiye gukorwa, kuko FIFA bari kuyishinja mu mvugo yakoreshejwe n'uyu mutoza n'ubundi wa Misiri yakoresheje imvugo ivuga ngo FIFA ngo mu rwego rwo kugira ngo bamamaze igikombe cyabo gikomeze kirebwe nyine abantu bakitabire, ngo bafite strategy yo kugira ngo igikombe cyabo bacyamamaze neza yo kugumishamo Messi muri iki gikombe cy'isi, ngo ari byo bakoze. Ari naho yashoje yibaza ngo nimba FIFA bizi neza ko igikombe bazagiye ha Messi cy'isi cyangwa se bazagiye Argentine, kuki batugoye birirwa badutumira tugahaguruka mu bihugu byacu turi amakipe menshi ngo tuje guhatanira igikombe kandi babizi neza ko bazagiye Argentine? Icyo ni ikindi kirego gikomeye kiba gishyizwe kuri FIFA. Ni FIFA n'ubundi uyu mukino wagiye kuba bari gusa nkaho hari ibyo bari kunenga, by'umwihariko Infantino cyangwa se uno muyobozi n'ubundi wa FIFA bamunenga ko ngira ngo nejo mundi President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamubwiye ati hari umukinnyi wacu bahaye ikarita, iriya karita mu ikansoringe baramwibye igarukire mu kibuga, arangije arabyemera. Ibyo nabyo byarasakuje bakagaragaza ko FIFA imeze nkaho itigenga, nimba umuperezida runaka ashobora kuvuga ati umukinnyi wanjye mwamuhaye ikarita mu ikansoringe, ibyo bintu ntago biba ari byo, ejo akagaruka mu kibuga. Ni ikikwereka ko ubwo n'undi muperezida w'ikindi gihugu ubwo yamagara akavuga ati nanjye wanjye mukure hiye n'undi gutyo, cyangwa se umukinnyi akaba yakora n'ibyo ashaka. Urumva ko icyo gihe ntago ari ibintu biba binyuze mu mucyo, kuko biba bigaragaje ko mwibeshya cyangwa se mutanga n'amakarita mutazi impamvu muyatanze. Icyo kibazo ubwacyo cyari kirimo kiri kugaragaza nabi FIFA, hagahita yongeramo iki kirego noneho batangiye Abanyamisiri gusa nkaho bari kugaragaza bashinja FIFA ko FIFA kino gikombe imeze nkaho yamaze kugitanga yacyemereye Argentine. Ibyo bintu byose byatangiye gukorwa iperereza rikomeye cyane. Impamvu iperereza riba rigomba gukorwa rero ni irihe: football ibiyobowe n'amarangamutima, abantu benshi bafite amarangamutima. Hari abanzi benshi babanga Argentine cyangwa se banga n'uwo Messi ubwabyo, gusa kumva ko Cristiano nimba adahari Messi ari hariya, kuba bari bishimiye cyangwa se babanejejwe no kubona Misiri yari igiye gutsinda. Ibyo rero bigatuma bahaguruka bakajya ku mbuga bakandika abana miliyoni n'amamiliyoni bashyigikiye ibintu byose ndi kuvuga, bari kwamagana Argentine, bari kwamagana ibyemezo bya FIFA, bari kwamagana mbega byose nyine bari kubivuga nabo. Ibyo rero bihita bituma iyo abantu bamaze kuba benshi, ibitekerezo bya rubanda nyamwinshi, bihita bituma leta igomba gutangiza iperereza kugira ngo ishyire umucyo ku marangamutima cyangwa se ku bitekerezo by'abantu nuko babona ibintu. Ikindi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Misiri ryamaze gutanga ikirego bariga FIFA, basaba FIFA ko igomba gukora iperereza, ikanatangiza iperereza, bagakurikirana imyanzuro yose yagiye ifatwa na rubitire cyangwa se n'umusifuzi wasifuye n'umukino wa nijoro. Atarubitire imyanzuro yose yafashe, amakufura yagiye atanga, amakufura yagiye yimana, aho Misiri igaragaza ko hari ahantu henshi bagiye bayima nk'amakufura cyangwa se bakayirenganya bakijijisha. Ati ibyemezo byose byafashwe n'umusifuzi muri uyu mukino hafungurwa iperereza, FIFA ibikoreye iperereza bamenye ku cy'umusifuzi hari ibyemezo yagiye afata n'impamvu yagiye abifata. Iryo perereza amakamera bahari ni ibintu bishobora gukurikiranwa ukazumva ko kwavuyemo ikintu gishobora kuba gifatika, ariko muri kano kanya abenshi barabona ko yari amatakira ngo nta kishobora kuzavamo, ariko iperereza ryo rigomba gukorwa. Ubwo kandi Misiri mu by'ibiri kuvuga barimo n'iyi karita yahawe umutoza wabo w'ikipe y'igihugu, kuko ubundi umutoza w'igihugu nimba yazamuye amaboko agakora ikimenyetso cya X cyangwa se nimba twakigereranya cyenda kumera nk'ikimenyetso cy'umusaraba mu mategeko ya FIFA, icyo ni ikimenyetso cyo kugaragaza no kurwanya ivangura. Iyo umutoza azamuye ikimenyetso nk'icyo ngicyo mu kibuga cyangwa se match iri kuba, umusifuzi aba agomba guhita ahagarika umukino, bakaba bawupozinzeho gato, hakabanza agakurikiranwa mu kibuga bakamenya ngo ivangura ribaye hehe, n'indi ukorewe ivangura ruhu, cyangwa se
umukino ugahagarikwa burundu ukanasubikwa ukaba uzakinwa ubutaha. Gusa uno mutoza nk'uko nabikubwiye ubwo yazamuraga iki kimenyetso agira ngo n'umukino bawuhagarike cyangwa se babanze bakurikirana ivangurwa rikoze, icyabaye ahubwo nuko umusifuzi yahise aza akamukubita ikarita y'umuhondo. Ibyo nabyo rero federasiyo y'umupira w'amaguru cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Misiri, ibyo byemezo byose umusifuzi yagiye afata barashaka ko bikorwaho iperereza byihutirwa. Rero ibyo byose ni ibyabyutse bivugwa n'ubundi bavuga ko iperereza rishobora gukorwa, ariko muri kano kanya hamaze gusohoka noneho amakuru asa nk'aho ari gutuma bino bintu bigira uburemere bukomeye cyane. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Argentine ryatangiye gukorwaho iperereza ku byerekeranye na fraude na money laundering bari gushinjwa cyangwa se bari gukurikiranwa na FBI. Iyi ni entity barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igiye guhita itangira gukora iperereza cyangwa se bafunguye iperereza ku ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wa Argentine muri kano kanya. Ibyo ngibyo rero urumva ko ari ikintu gisa nkaho gitangiye kugonga equipe ya Argentine. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ikipe y'igihugu ya Argentine isa nkaho ibintu muri kano kanya biri kuyivugwaho atari ibintu byiza. Ibaze kuba equipe guhera ku munsi w'ejo narindi kubabwira ko iperereza rigiye kuyifungurwaho, abantu cyane cyane kuri uyu mukino wabahuje na Misiri bagaragaza ko habazamo ibintu by'ikimenya n'ikene wabo cyangwa se ibintu byo kubarengera, harimo mbega ndima yarababyihisha inyuma, hakahita noneho hatangira noneho kwinjirwamo na FBI. FBI yo yaje ubwo ngubwo aho hantu haba harimo ibyaha bikomeye cyane. FBI yamaze kwinjiramo. Ushobora kwibaza ngo FBI kubera iki kijya gukora iperereza cyangwa se ifungura iperereza ku ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wa Argentine nkaho Argentine y'ubwayo itagira ibigo bikora iperereza. Impamvu ari Amerika yabyinjiyemo rero cyangwa se FBI ni ukubera yuko company ibasha kuba yakontorora cyangwa se ifasha inamanaginga amakontra yo hanze y'igihugu cyangwa se amakontra mpuzamahanga y'ikipe y'igihugu ya Argentine cyangwa se nicyo twakwita ngo ni federasiyo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Argentine. Iyo company ikorera muri Amerika muri Florida. Ngo FBI ikaba yarabonye ngo iyo company managing amafaranga y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Argentine hari amafaranga arenga miliyoni 200 ngo hafi na 60 cyangwa se n'umurengera ngo muri za 260-70 hafi ngaho ngo hari amamiliyoni ngo angana gutyo ngo yagiye agaragara ko yagiye aturuka muri iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Argentina. Ayo mafaranga akagenda aca mu mabanke yo hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongera naca muri ya company n'ubundi managinga amakontra mpuzamahanga y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wa Argentine, kandi icyo kigo kikaba gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Florida. Bari kwibaza ngo aya mafaranga si fraude banyuza muri bino bintu by'imipira y'ibya football, si fraude banyuzamo, si bya bindi byo byenda bahererekanya amafaranga mu buryo butemewe. Ibyo byose ni iperereza batangiye gukora, FBI yabyinjiyemo. Kandi iyo FBI ubwihari biba byarenze ibijyanye n'amarangamutima n'imikino, ubwo ngubwo no kuvuga ngo haba hatangiye kugaragara ibyaha nyabyaha. Abenshi bakibaza ngo ese iri perereza nirikomeza gutyo urumva na FBI yabyinjiyemo, bino bintu urumva biri buze kuba byiza kuri Argentine cyangwa se kwishusha Argentine cyangwa se byonyine no kuri esprit abakinnyi baba bakeneye kugira ngo bakine cyangwa se iyi match kuko bazayitsinda bazagera finali, kuko batangiye kuvuga ati FIFA kubera Messi kugira ngo Messi atava muri iki gikombe cy'isi. Tuvugana iperereza riri gukorwa. Reka twigarukire kuri Celeste Murillo. Uyu ni wa mugore ku munsi w'ejo n'ubundi mwaramwumvishe, wa musenateri wari wibasiye Mbappe. Yari yibasiye Mbappe agera hasiba n'ibyo yari yanditse, amera nk'unasabye akantu k'imbabazi ho gatonya kameze nk'akiyerurutsa. Ibyo nabivuze kubera nari mfite akantu k'umujinya. Gusa uyu mugore uyu munsi yaje gutungurana avuga noneho andi magambo akomeye cyane. Uyu musenateri ubwo yari ari mu nteko, tuzi wenda ngaraza kurushaho gusaba imbabazi aca bugufi ku Bufaransa, yagiye uyu mugore n'umunyamategeko yagaragaje ko ibyo bintu rwose byo guca bugufi cyane kuri Mbappe atabishyigikiye. Yavuze ati mbere na mbere uwo Mbappe nta n'ikintu azi kuri twebwe, ntazi n'ahantu Mbappe nta nubwo azi n'ahantu igihugu cyacu cya Paraguay kiri usibye kukibona ku ikarita. Ati wagahunguwe Mbappe ungendere gake kuko nshobora kugufungisha. Uyu mugore ni n'uwo yatangiye guha Mbappe ahubwo gasopo, avuga ati kugira ngo ubyemere neza abanyeparagwe ntago dukina. Ati wibuke ibyo twakoreye Ronaldinho. Yamwibutsaga bya bintu byabaye muri 2020, icyo gihe ndumva twari turi muri Covid, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe uyu mugabo Ronaldinho abenshi baramuzi. Ronaldinho nubwo atagikina, Ronaldinho icyo gihe mu mwaka wa 2020 yaje gufungwa, afungirwa muri Paraguay.
icyo gihe Ronaldinho yafunganywe n'umuvandimwe we bita ngo ni Roberto da Cis, kuba byibuka neza, Roberto da Cis Moreira. Icyo gihe bafunzwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020. Icyo gihe babashinjaga ngo binjiye muri Paraguay bafite pasiporo zo muri Paraguay ngo ariko z'incurano z'injyogo. Icyo gihe bamufunze iminsi 32. Ronaldinho bamufunze iminsi 32, yagiye gusohoka muri gereza ari uko yishyuye ngira ngo ni ibihumbi nka 90 by'idolari. Sinzi njya numva ngo hari n'ababimwishyuriye, ariko mba numva ubwo n'abashobora kubyishyurira, ntago ibyo nabyo dushobora kubyinjiramo tukamenya neza. Yishyuye ibihumbi 90 by'idolari, umuvandimwe we bamwishyuza ibihumbi 110 by'idolari nk'amafaranga yo kugira ngo barekurwe baye basubiye n'ubundi mu gihugu cyabo muri Brazil. Uyu mugore rero yavuze ati wakana we Mbappe nakugezayo, abanyeparagwe nidukina twagukora nk'ibyo twakoze Ronaldinho nawe twagufunga. Ndetse yongeye no kurenzaho amagambo noneho akomeye ndetse anakomeretsa, aho yavuze ati twebwe bira byose byo kuvuga ngo Mbappe ngo namwise ngo ni umwirabura, ngo yakuriye mu bintu bimeze nk'amashyamba, nta education nzimazi, kuko yagaragaje Mbappe nkaho mbere na mbere yamugaragaje mu bice bitandukanye. Yagaragaje ko Mbappe mbere na mbere atari mwiza mu bijyanye n'uburanga. Arenza aravuga ati Mbappe ku kintu kijyanye n'amashuri, education yiri hasi cyane rwose. Gusa ibyo byo hari n'igihe wenda babishoboka, kuko bano bakinnyi ngira ngo murabizi batangira kwijandika mu bintu bya football ari batonya rwose, bijyanye koko na education yabo byo icyo cyo nago yabeshyaga. Ariko se n'ubundi education ni iki ko n'ubundi Mbappe utariza asubiza neza ugereranije n'uyu mugore nyine twita ngo ni umunyamategeko akaba umuyobozi, ariko akaba akizana ivangura mu ruhame. N'ubundi education cyangwa se icyo yita education twebwe ndumva nta education yirimo. Urumva yamushinje kutiga, amushinja ibintu byinshi bibi cyane, amushinja kumwita nyirabuheri cyangwa se umwana ukize vuba, uhubagurika, w'umujinya, ndetse amwita ngo ni umwirabura uri gushaka kwigira umufaransa ku ngufu. Yongeye rero uyu munsi anabisubiramo aravuga ngo ngiye nga ahantu nakuriye, kuba umwirabura wamubwira turi umwanda wa mwirabura ukamukatira ati ni ibintu bisanzwe, cyangwa se babandi baryama n'abahuje ni iki n'iki, kuba wabimubwira mu ruhame ati twebwe hano twakuriye ibyo ni ibisanzwe. Nyine wumva noneho ibyo yakoze nta birogereta. Aranavuga ati abanyeparagwe mwe nta nubwo ndi ubasaba imbabazi, ati kuko ibyo ndi kurwana cyangwa se intambara ndi kurwana natakumba pe n'iki, ati nuko ndi kubikorera igihugu cyanyu cya Paragwe. Ati rero abanyeparagwe mwe nta n'imbabazi nabasaba, kubumva ko wenda nkwiye gusaba igihugu imbabazi, ati kandi ari igihugu cyatumye ntongana ndi kukirwanirira, ati nabikoreraga mwe, rero mwebwe nta mbabazi mbasaba. Ni umugore ubona warakaye, wari uri imbere y'itangazamakuru, ubona ko rwose ari umuntu udafite ubwoba na buke, ahubwo ubona ko ari umuntu umeze nk'uri kwiyama cyane, agaragaza ko niyo federasiyo y'abafaransa ngo yahaye ikirego abashinjacyaha kugira ngo bamurege, avuga ko rwose abo bantu ngo bakwiye gushaka ahubwo umuntu uzababuranira, ameze nkaho n'abazaba ari gavuga ati mwe murandega nigeze mbavugaho, navuze Ubufaransa, navuze ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa, cyangwa navuze Mbappe. Bigabonaga ko ari umuntu udafite igihunga na gito, ndetse ubona ko yiteguye guhangana akanya kariko kose no gutera ubwoba Mbappe ko ashobora kumukorera nk'ibyo bakoreye Ronaldinho. Ndaje mu kanya gikomeza kugenda gihinduka cyose, cyane cyane muri iki gikombe cy'isi, turaza kugenda tubisanga kuri ya chaîne yanyu. Ariko nanone nkwibutsa ko buriya mu gihe ugiye gukora ipari ni Winner, niyo company yonyine ikora ipari neza ukabikuza, ndetse ushobora no gukoresha promo code ya Rocky mu gihe ukandikamo Rocky mu gihe wafunguye rwa rubuga rwabo ugiye gutangira kwishyirira amafaranga yawe. Ndaje mu kanya.